Dagasore gato gafite mu nda nkaho imondo kavutse ku rutozi. Umugabo utari rojorojo, umugabo urya akaryoshya kabishye kagasigira abaturanyi. Umugabo nubatse kuri Kristo, umugore aracyari iwabo tuzajya kumuzana. Bashyitsi beza rero ubwo mwasesegaraga mwaje muzanye imitwa, twabakijije ingata tubarema amaboko. Tubajije ku isi bisonga intore barangaje imbere batubwira ko ari imbanza bigurwa amambara umuhanga kumwe tuba Imana yimanye umutima utikunda agakunda abandi. Uw'igituza cy'umunihira umukambwe bandora, iba mukomera amashyi n'intore y'indongozi. Ntabwo mudusanze turi nangana, ku ruhande rwacu turangajwe imbere na nyir'ingendo ibereye ingera rwa mucyo mu gitaramo. Uruhanga rwiziye amasunzu yuje impanuro wamwegereye ntajya buri muguru. Umubyeyi Eugene n'intore turangaje imbere mu muryango iwacu muri iki gitaramo ni mu mukomera amashyi akagira Imana. Mubyeyi mwiza rero byagira imfura yabeza, umwana mu rugo nge nakira batunganya uruhanga abandi ngahigama. Unkundire kugira ngo utwakirire ziriya mfura abo ntakwakira muzamo twakirira bigakunda. Intero uteye tuyikirize murakagira Imana. Impanga bagisha mwarayibona zose uko ziri zarabonetse. Ubwo nubajije ngo intsindagira bigega impungiramirara byo ndabizi ko mwayibonye, ariko kandi rugosha urakoze cyane. Izo ngo ubuki nakiriza abantu rurabutse gusa wari ubwenge. Murahomwa kagira Imana mwe, mbe murahomwa kagira izibakamirwa n'izibaterekerwa mwe. Nkundira abambe niba unyemereye mbwira ukwegereye uti kagiringa. Cyambere utubwiriza abajurongoye Imana worosoye wabyukaga buranaje ziri buzankana kanaye kandagira nkabigerera mbona akanihira buhimba akavuza impundu nkunda abagenzi agatamba ingana. Rugina rw'amarere rwamuzema amabere maremare maribori yayisaza amabondo ku mubiri bambe turajinama n'amarirwa. N'ingwino zerutete babanguriye ibitanga ngikundi byari bitare n'amagadira ngayibyarira amajana. Hodanze kunyura mu rutoki ngidatonyangirwa n'ibitonya ngikanduza amagadi. Icyama ryahiye yahina turaryahiriye abarigenda batarigenda bahiye inzara n'ibirenge ngwino rucorwa za muntu. Hakurya zagenza zikagenda mu mugoroba zikagishuka zifite izazo mwangera imwe. Nkundire mubwire mbe mushumba nkundire mubwire ibyiyinde kwe nyambigira amabere atunga abashumba ku ishyamba bakwe n'abakazana basiganiye kugemura. Nkundire mubwire indiri mwe hanyuma ducutse ikirere kirimo kirarira ndanga ko kinyicira gahunda wangeriwe. Sagamba mubwire indiri mwe nanjye nanzike yazo muyumve mwokagira Imana niba mubyemeye nimubyakire na yombi hanyuma babwire. Tuzitaro turi kwitanga impuruzi impundu zikavugirirwa Nyagatare. Kurya zakundiwe n'ikirere baraziravye bagira ngo nindondi ku mugongo kandi ni Inyarwanda gusa kageze impundu nirutabura n'ubwizahe bwirangirije ku mubiri curirwa amashyo bavuze menshi ariko ikirere cyabaye nabi. Umubyeyi nkundire guhereza aho ngaho inengo y'inka zawe nkundira umpesha umugisha wa kibyeyi. Aho harimo utwatsi dutandukanye ariko kubera ko ndi umukristo simvuga nk'ibyo baterekera. Harimo umukondo uzatuma ba basore bakundwa, hakabamo n'umuhurura uzatuma bari abahungu abakobwa babahururira. Urakagira Imana n'amafaranga mpesha umugisha nigendere. Nuko umubyeyi kugera ku mubyeyi ntugire ngo bigire uko bisa. Nkorera na hano mbaye agasa n'ubwatsi ambaye agasa n'ubwatsi arakagira Imana yamenye icyo nkunda. Azi ko nkunda ikivuga tabera nta mpaye amazi izayemo narohamye. Urampa umwana akampazi mbona uko njya kwa data nishongora. N'agasore gato gafite mu nda nk'ay'imondo n'impamo z'indirogero ndi umugabo wavutse ku rutoki n'impamo z'umugo ndi umuvugo mu Rwanashyaka rugina bavuga imbaraga umusorosoro tugutwara amaboko ya Rwangaza rutajya mpuzi rwame n'indishoza mihigo y'impinga. Mubyeyi yagira upfura yabeza ntugire ngo akangaka nako nkuzaniye ahubwo nje gusaba umugisha. Ariko aho watumye mvuyeyo ikimenyetso ni iki. Nkundira ushyikira injishi y'inka zawe
gampesha umugisha nuko kagira imana reka mbe mpagaze hariya wumva ibyo wa mushumba wanjye ngaha nzi